inshuti mutamfashije gukingura data, inshuti mutamfashije gukingura data, igihe nari mbakeneye sinzababone n'abakeneye ndimanirira kamayonezi n'agasalade, mugiye mu rupfu rwa papa wanjye mutari muhari, sinzigere mbabona mu maso yanjye. Inshuti namwe mwanabaye, mwambaye hafi, mwumve yuko nanjye nzabazirikana kandi muzahora muri inshuti zanjye z'akataraboneka. Mbibabwiye mbikuye ku mutima, muntu utaramfashije gukingura data, sinzakubone nabatirishije cyangwa natetse inyama nashyizeho ka mayonezi. Papa wanjye apfuye akiri muto, papa wanjye apfuye afite imyaka 48. Nukuvuga njyewe nari imfura yiwe mfite imyaka 27. Nukuvuga ko papa wanjye apfuye nari nyimukeneye, hari byinshi mpombye. Papa wanjye apfuye atabonye umwuzukuru, papa wanjye apfuye namweretse umukazana, papa wanjye apfuye nta kintu na kimwe abonye. Yageze kuri iyi si kugira ngo muhe ibyishimo, ariko ndebera mana matatizo zitakwisha lini, matatizo 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 matatizo. Mama igitari gikomeye, ufashe bano bantu baje kumfasha gushyingura data, ubahereza umugisha. Data umuheruko ridashira, namukundaga, n'abaturage bano bamukundaga, yari indakemwa, abantu benshi bamukundaga. Nk'uko mubibona ku kiriya abantu ni benshi, ariko inshuti muzi ko mutanabaye, mumenye ko nta bushuti bubarimo, n'urwango nzabanga kandi nzabikora ikintu ry'umuntu ntawe ricya. Nubwo kuza kumbwira ngo nihangane, nzihangana ngeze hehe? Kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye, umuntu abura se ariko ntabura shebuja. Umva impamvu baciye uwo mugani, nukubera yuko agahinda kamenwa n'umubabaro inkoko yatoreyemo. Mana y'isi n'ijuru, ndakwinginze pasiteri waje hano umurinde, ndetse n'abandi baje hano kwitabara ubarinde ubahe umugisha. Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Rulindo, inkuru y'incamugongo, inkuru yababaje abantu benshi batandukanye bari bari hano ku kiriyo. Iyi nkuru rero ni y'umugabo witwa Ndahimana Jean Paul witabye Imana afite imyaka 48, ndetse ngo yavutse 1977. Akaba yari afite umuryango munini kandi mugari, kandi afite umuryango akunda. Nkuko twari turi ku kiriyo twagerageje kuvugana n'umwana wiwe tuzi ku izina rya Topu, uzwi gukina amafilimi, uzi gukina usetsa muri Sendika. Ni ukuvuga ngo Topu no munsi yabuze ikintu avuga. Impamvu mwise Topu nuko ari ryo zina akoresha muri filimi nyarwanda. Bakunzi ba Topu, bakunzi mukurikiranye ikidasamura mu Visahi, mumenye yuko papa wa Topu yitabye Imana ku wa gatanu mw'ijoro ryo ku wa gatanu mu masasira 2 za nijoro. Ni tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Bana mutari muzi ko ibintu byabaye, ndagira ngo mbibasangize mwese mumenye yuko tugomba gufata umuntu wacu witwa Topu, tukamufata mu mugongo, tukamufasha kunyura mwa bino bintu arimo, tukamufasha
guca mwabona uburibwe arimo kubura umubyeyi ntago ari ibintu byoroshye. Bivurwa yuko Top aradusetsa kandi aradushimisha nk'abanyarwanda. Mujye mureka abanyarwanda nk'uko dusanzwe tubana cyangwa tugirana umubano, tujye dufashanya mu bibi no mu byiza. Njye mugiye kubana mwino nkuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, ntago ari inkuru n'akababaro n'agahinda. Njyewe nitwe Kidasamura, mukurikirane ino nkuru y'incamugongo ngiye kubagezaho. Abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie cyangwa Kidasamura Comedy, nk'uko umusore wacu witwa Top ukunda kudukinira amafilimi nyarwanda ndetse n'amakomedi ndetse akina n'utundi tuntu tw'udukoryo. Uyu musore rero w'imyaka iri hafi y'ubukure, afite imyaka y'ubukure, yavuze ngo sinirirwe muvuga cyane ngo kubera yuko ngo ntago ari ngombwa. Yatangaje avuga ngo umuntu atabonye ku rupfu rwa se ntazamubone yabatishije cyangwa ngo amubonere uko yakoze umunsi mukuru. Ariko nawe wabyumva, umuntu utagutabaye nta gaciro ushobora kumuha mu buzima bwawe, kereka yenda atabimenye. Aho nibwo ushobora kumubabarira ukavuga ngo yenda uyu ntago yarabizi. Nkuko bivurwa rero, Ndahimana Jean Paul yari umukuru w'umudugudu mwa kano karere ka Rulindo. Yari umukuru w'umudugudu mwa kano karere ka Rulindo, yari indakemwa mu mikorere ndetse yitondaga, yari intwari. Abantu bakunda guca umugani mu Kinyarwanda ngo uwitonza atona inda, kandi ngo nta muntu mwiza ujya uramba, ngo ariko ngo abagome ngo baramba cyane kurushaho. Ibyo rero tukabishingira tuvuga ngo dufate umusaza wacu usigaye mu mugongo yitwa Top, tumufate mu mugongo tumuhumurize. Yaciye muri byinshi bikomeye cyane iki gihe cyose. Nyaboneka abanyarwandakazi, mureke dutabare umuntu wacu, basi tuzajye mu kiriyo basi kugira ngo tumufate mu mugongo. Utaruzi ko uno Ndahimana yitabye Imana nawe muri famiye ya Top wese abimenye yuko Ndahimana Jean Paul yitabye Imana, ndetse Imana yamukunze kuturusha, kandi mwihangane Imana imwakire mubayo. Ukuvuga ngo Imana iyo yamukunze kuturusha, icyo bisa tumusengere abone ijuru. Ariko ijuru ngo yararikoreye uno mupapa, kubera yuko impamvu ndi kuvuga ngo ijuru yararikoreye, nta muntu muvuga nabi mwa kano kagari nakiriwemo mwari Notabaro, yiriwe mbaza amakuru atandukanye. Ariko nagerageje kubaza amakuru abana biwe, mbona abana biwe bafite amarira menshi n'agahinda. Ndavuga ati reka ndeke kubakomeretsa bitabagiraho izindi ngaruka zitandukanye. Niyo mpamvu mbabwira ngo muntu utarakanda subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura Movie warayobye, yoboka uno muyoboro. Uburiho amakuru menshi atandukanye, inkuru z'incamugongo, inkuru z'ibyabereye ku isi, inkuru z'ibyabereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amatangazo yatangajwe na NESA, amatangazo yatangajwe na polisi y'u Rwanda, ndetse n'amatangazo yatanzwe n'ibigo bigiye bitandukanye by'imari by'ingengo y'igihugu. Byose mu bisanga kuri Kidasamura Movie. Kidasamura Movie nkaba mbararitse mbabwira ngo tugiye kwinjira muri Champions nibabwira championa, nimwumve championa y'umupira, mwumve championa y'amagare, ndetse nta gihugu na kimwe kitazaba kiri mwino championa. Ibihugu byose muzi, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Singapore, Zambia, Congo, Burundi, bose bazaba bateraniye hano mu Rwanda mu marushanwa y'amasigana y'amagare. Iyo nkuru ndaje nyibakorere rwose, ndayibashyiriraho ejo, ndandi ndabibasezeranyije. I promise, ndabapromisinze. Mukomeze mubane na gahunda zacu Kidasamura Movie iba yaduteguriye. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ibarinde. Ababuze ibyo kurya Imana ibahe ibyo kurya, abarwaye Imana ibahe gukira, ndetse n'abantu baburaniwe babuze akazi Imana ibahe akazi, abasabirizi babone umuntu ubaha. Nuko mwanyumvaga nitwaga Kidasamura, abandi banzi ku izina rya Kidasamura Movie. Amazina yanjye yanjye urinzwe n'Imana Emmanuel. Mugire umunsi mwiza n'igicamunsi cyiza, Imana ibarinde. Ciao, murakoze cyane. Ibiganiro nakatagaruka.